mukenya mwaka mwabuke ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga. Hi. Uzi igifaransa? Rahira. Hari igifaransa kuvuga ngo nibyo niwe? Nibyo koko urakizi? Yego. Kanze nkubaze. Bonsoir. Bonsoir. Nawe? Okay, wewe umbwira noneho. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va aussi. Ariko aussi bavuga ninde? Ça va aussi, eh? Ah, ni also. Nawe uzi igifaransa? Urimo urakopera. Uyu mwana yakoze anniversaire ejo, mumukomera amashyi menshi cyane, ntabwo mwamuririmba nabi. Hano gukura ni byiza, iyo ufite ababyeyi bagufetera. Bamuza gutya arinze angana gutya atarafeta anniversaire. Byagenze bite? Mwamukoreye keke ya tondeze? Abantu bakora amakeke ngo y'akazi bakora, photographe akazana kamera akayikata. Ako mubona mutari kwiragaho ibintu bya fake. Ukasa akazi wowe. Ngiye urwenya ntarwo mwashobora. Ako ibintu bya anniversaire, nigeze kubwira papa ngo mfite anniversaire arambaza ngo ninde wabimbwiye. Hose kweli. Uzi ndakubwiye ko uyifite uyu munsi. Tinitari mama yawe niko yambwiye mama ho hawe. Ati ko ngewe se mbizi. Papa aramwe wavutse mu kwa 8, mama aramwe wavutse mu kwa 3. Ntibinahura. Barambwira ati we uzajya wumva ikuje mu urakuze ujye witegura udutumire tuzi. Hari umujama wigeze kuyikorera ku ishorano nize za Gahengeri afata kawunga ashyiramo kirida z'imyaka amaze. Yari kuye hano mwiza nta kirida mwagiraga. Wicaye muri VIP cyangwa uri inyuma yaho? Ubundi kirida ni ijambo riri mu hari ibintu nejo muri navumbuye. Mwanafunzi yavuze ibintu uziko nta research ukora. Umushakashatsi witwa Juventus ntushobora kujya kurira nimba abaho cyatabaho uhita ubyemera. Hako nabandi hano ngurabeshye. Nimba mwanafunzi mutaramenya nimba abeshya. Wenda ntagabeshya. Ariko ijambo kirida numvisha amateka yaryo numva ngo ni ijambo riri mu gifaransa n'icyongereza risobanuye kwica amenyo. Ni kill yo kwica na dan. Ni kirida nyine. Murumva ziko bushakashatsi bwo ndabwumva nimba uko bucuramye simbizi. Hako mba numva bwumvikana. Babyandika gute? Ni K na I na double R. Urumva? Ariko se limba kirida ari igifaransa. Ubwo ngubwo reka da ni igiki? Reka da ni igiki? Reka da. Ariko ubundi Kinyarwanda abantu bizi Kinyarwanda hari umuntu wavumbuye Kinyarwanda. Bakunda usanga nyine hari umuntu wavumbuye Kinyarwanda. Rumaga we yayobye generation ntago yakivumbuye. Ubusanga ibintu avuga ari by'abantu bapfuye ariko ari muzima. Ikinyarwanda cya kera cyo kubwami. Ariko yo ndi gutekereza umuntu wavumbuye nk'amagambo y'Ikinyarwanda nk'ijambo ngo iki ryamutwaye igihe kingana iki? Ijambo ngo iki nyine ngo mwumva rimeze bite? Ni? Ariko mwe musoma dictionnaire mvuze ngo iki namwe ngo so. Ngo iki ni so? None abantu bavuga ngo so bavuze ngo iki? Shandaho nti mumbonye. Tugiye kwakira Amuzezenge mana yanjye abanyarwenya ako bakitangira bafite amazina ibaze ngo Amuzezenge pe uwishyuye 20,000 uje kumva Amuzezenge. Tumwakira cyatuzana itorero ribanze ribyina hanga. Banza baririmbire. Turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo hejuru. Ayiwe turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo hejuru. Muririmba ariko. Turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo hejuru. Turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo hejuru.
uri koroneri se oya uri sajenti se uri generale se turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo hejuru turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo hejuru. Ubundi utangiye kuririmbira mu mazuru kaba kabaye iriya narabatanze sha ariko Illuminati uretse kumva ibihuha Illuminati yabibaho mukaba mukennye gutya mwebwe ntayibaho man ni igihuha mo mwumva aho ngaho bya bindi mwese mwarumvisha Alice wa wundi watubeshye tukagura amasede muri ADPR zanyu Alice wowe Alice naramwumvisha nkajya mvuga ati mu izina rya Yesu kandi urebe abantu baburaga amafaranga y'ibindi bintu ariko Alice ntiyaburaga ariko mujya musenga bro mujya musenga nk'ubu ngubu maze iminsi ndota inzozi z'amaseri mwe mujya murota inzozi z'amaseri ukabona umunsi ukurikiye none ngeze ziba zinasobanuye ngo barakwereka ijoro ryashize aho twasoreje ubundi inzozi ngo zikwereka ibihuri muracamo hari igihe none uri kurota ibintu ukabona ntabyo wanyuzemo kabisa inka ziri kukwirukankana uri ku ihene ziri kwirukankanwa n'imbwa bavuga ati kabaye rero reka twakire Amzezenge ladies and gentlemen amashyi cyane twakire Amzeze oya yuwazezenge nitwa Amzezenge ndi sasa turamasote ndi umusore usiganira ibyo ku gikoni ndi umusaza ura bagasigara basiganuza umusuzi singi sombe size salade na sosi dumwana w'umuzungu mu Rwanda hari amarushanwa ajya abaho ugasanga wenda nka group imwe yahuye n'abantu runaka wenda bagiye gupiganira nk'ikintu runaka natwe dufite abantu batatu twahuje dufite umufundi tukagira umupasteri n'umushumba ushumba inka nyine sinzi nimba muri kumva icyo kintu bagiye gusengera umuntu winjiwe n'amadayimoni merci unumfashe bigenze bite ntabwo numvise introduction ngiye gukora weho uraba winjiwe n'amadayimoni okay reka twimagine kandimo mikoro nushaka kwireka twagiye runo ruhande rumwe dufitemo pasteri urundi tukagiramo umushumba kamwereke pasteri n'umushumba ni bamwe uretse stage ni yanjye shiraho ngaho no hano muri ruhande dufitemo umupasteri hano tukagiramo umushumba hanga tukagiramo umufundi reka duhere ku mupasteri ubwo bagiye gusengera umuntu winjiwe n'amadayimoni reka dutangiye imagine ko ndi pasteri nyine umva umuriro fire keta chita fire chita kelauti doshito lento ko manyoko dera mugongo na rap fire merci arakuvamo amadayimoni arakuvamo muvemo amadayimoni arakuvamo fire uramuvamo amadayimoni arakuvamo ntaho njya cyane kuri pasteri no twagiye ku umushumba w'inka umushumba w'inka agari umushumba abantu mubifate gutya Uwiteka nyiringabo Imana tukomeje kugushima no kuguhimbaza wabanye natwe kuva mu gitondo tukaba tugeze muri aya masaha tugihumeka umwuka w'abazima ish wa daimoni
twikojeje ku mariba biraanga twikoza ku mabuga azibiraanga none turamukuzaniye ngo umudufashe amadayimoni amusohokemo ish wa dayimoni aha no amashyi menshi ku mushumba twagiye noneho tugeze kuwa bita umufundi sasa abafundi bo bazanagamo n'akantu k'abagore Uwiteka Nyiringabo Imana humura wowe uri bosi humura Uwiteka Nyiringabo Imana twikomeje gushima no kuguhimbaza utari kundeba ukuntu ufite ubwoba twikomeje gushima no kuguhimbaza wabanye natwe kuva mu gitondo twatugeze muri aba saa tugiye kuko hazima ubihere gucyubahera Uwiteka Nyiringabo Imana waremye abagabo ukabaho ubwiza bakaba bagira ibiryo bakarenzaho n'uwabitetse urakoze cyane ahakunda amashyi cyane kuri Yuwazezenge. Hari ukuntu uvuga muzezenge ukumva ntago bivugitse neza. Iyi televiziyo uyifite mu kabari kawe cyangwa muri resitora yawe cyangwa muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri puse yo hasi kuzamura 3 2 kugenda ukagira kuri 85 zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe uko niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya niko karuje kuri televiziyo nziza iyi ngiyi reka nyibise kwanza uyirebe neza. Samsung 250.